turabasuhuza nanone tuvuga ko ni Development Network n'ubundi muri kumwe ikigo cyanyu n'ubundi twavuze gikora ku bintu bibiri no kuvuga ubujyanama ku mishinga cyangwa se consultants ndetse n'amahugurwa kubyerekeranye no kuzamura imyumvire, amahugurwa kubyerekeranye no kuzamura ubushobozi, capacity building. Tukabikora mu bintu byinshi ngo bagiye tubivuga. Ubu rero none twabaganirije ku nkingi enye zegamiweho na za programu zacu. Ubu rero tugiye kuvuga kuri za programu cyangwa se za gahunda zegamiye ku nkingi ya mbere, ya nkingi kwita mindset change. Izo za programu iya mbere tuyita ibiboneye home limit, ameza y'umwimerere. Biboneye home limit, ameza y'umwimerere. Impamvu mwumva no muri za programu ari nayibanjije niyo shingiro tuvuga ko ni imwe muri za programu nziza. Iziri programu sana no muri zikaragiraho, ikaba rero irimo ibikorwa bitandukanye, birimo nko kongera abafatanya ibikorwa ba Development Network. Harimo umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo, mushroom project zoning, no kuvuga aha tugenda tugerageza gukora amazone y'ubuhinzi ariko cyane ubuhinzi bw'ibihumyo. So tugira tubivugaho. Hanyuma kandi hakaba za shop nanone zicururizwamo iby'umwimerere byacu ariko cyane byekenye n'ibihumyo. Ndetse aha tukadakoranamo nanone n'abo babyeyi, aba badamu bacururiza mu masoko, ariko tugatekereza ko bakwiye kongeramo nanone iby'umwimerere birimo ibyo bihumyo, birimo bya bimera bihumura nka za teyi, za romare n'ibindi bibungabunga ubuzima. Harimo za kantine turi gutekereza, cyakora tugenda tugerageza itari yafata ngo ugire imbaraga nkuko bikwiriye. Kuvuga kantine twita buri mashi mu fast food, gutekereza ko dukwiye kwiza za kantine zikora amafunguro ko cyane duhereye kuyibihumyo. Hanyuma tukanagira none muri iyi programu ya mbere n'ubundi inashamikiye ku nkingi ya mbere, tugira mu byo kwita ngo ni 6-in-1 initiatives. Ni ukuvuga aha niho dufite uburyo bwo kurwanya imirire mibi dukoresha. Ni za kampani zo kurwanya imirire mibi zirimo gukwirakwiza ubuhinzi bw'ibihumyo, zirimo ibyerekeranye nanone no kuvugurura imirima y'igikoni, zirimo kurobanura bya bihingwa byihutisha uburyo kurwanya imirire mibi, zirimo no kugira turema nk'amakarabu adufasha muri bene ibyo bikorwa. Twavuga ko iyi programu ya mbere twita ibiboneyeho muri midi cyangwa se ameza y'umwimerere cyane ikorwamo ibyo ngibyo. Programu ya kabiri tuyita ibiboneye complementary therapies. No kuvuga kuri za programu zegamiye kuri iyi nkingi ya mbere ya mindset change. Programu ya kabiri rero muri izo ngizo harimo iyo twita ibiboneye complementary therapies. Ibiboneye complementary therapies ni programu yibanda ku gutanga amakuru ahagije ku buvuzi bw'inyongera cyangwa se ubuvuzi nyunganizi. Complementary therapies hakubiyemo ibintu bitandukanye, massage, reflexology, kuvurisha imirire, ndetse n'ubundi buvuzi bugenda bwunganira abantu nk'ibyo bwita acupuncture, ubuvuzi bw'abashinwa, byo kwita Ayurvedic medicine, n'ubuvuzi bw'abahinde, n'ibindi bitandukanye. Ahangaha tukerekana uko ubuvuzi nyunganizi bwagenda bwunganira n'ubuvuzi bw'ikizungu, tukerekana uko ubuvuzi gakondo abanyarwanda baramenyereye cyangwa se n'abandi uko ishyanga rimeze bugenda bwunganirana. Ndetse hakabaho tukadakora n'ibyo kwita ku reviewing cyangwa se kongera gusubiramo, tugakora review ku mategeko n'amabwiriza bigenga ubuvuzi nyunganizi. Iyi ni programu ya kabiri. Tukagira programu ya gatatu twita ibiboneye positive mind. Iyi programu nayo ubwo turi kuri za programu zishamikiye kuri ya nkingi ya mbere nyine ya mindset change, aho twifuza ko ibintu bimwe na bimwe abantu bagitazi cyangwa bashidikanyaho bagenda babimenya. Aha tugira nk'inyigisho positive mind, tugerageza kwereka umuntu uburyo bwiza bwo mitekerereza akwiye kugira. Hakabaho ikintu cyo kugenda kuvumbura za talent z'abantu. Hakabamo tugira ibintu twita practical guide for any situation, kugerageza kwigisha umuntu ko yakwitwara muri situation yose abayemo, uko yabaremerewe kose. Hanyuma rero programu yindi ikurikiyeho nanone muri ziriya zegamiye kuri ya nkingi ya mbere, habamo ibiboneye pioneers mu mboni zabo hambere. Aha tugiramo inyigisho, kwigisha uko abantu bo hambere baryaga, uko babagaho, tugasanga harimo ibyo tutajugunya, none tukabisanisha nanone n'iby'ubu ngubu ubuzima bukajya mbere.
ubuzima bukajya mbere, akabako guteza imbere ibihingwa ndetse no ibiribwa ndetse no guteka uko abantu bo hambere batekaga. Iyi ni porogaramu nanone ishamikiye kuri ya nkingi yacu ya mbere twita mindset change. Tugira rero ibiboneye library, ahangaha ni indi porogaramu nanone ishamikiye kuri ya nkingi ya mbere. Ahangaha n'ubukangurambaga bugendanye no gusoma, aho dukangurira abantu n'ubu turi muri gahunda yo gukora amasomero atandukanye, tuzashyira ahantu hatatu, ariko cyane cyane iki kintu iboneye library tuba dufitemo udutabo dutoya twigisha ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane ubwo buhinzi bukore ku butaka butoya, ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse n'ibitabo byerekana ubworozi bw'inzuki n'ubundi buryo bukangurira abantu gusoma. Hanyuma porogaramu yindi nanone ikurikiyeho nanone tuyita ibiboneye research and training center, mu Kinyarwanda twagira tuti tyaza ubwenge duhugurane. Aha harimo ibintu byinshi, aho ni ibintu mwatavuga none ko tugiramo nk'icyo twita imboneza think tank, imboneza open think tank. Ahangaha tugiramo ikigega cy'ibitekerezo, aho tugira abasaza bafite uburyo gutekereza bwigiye hejuru, nabo bafite consultant mu nshingano, bafite ubumenyi bwisumbuye na bari mu kaminuza atandukanye, kandi bashobora no bagiye bafite ibikorwa bagiye bakora bishobora gutanga icyerekezo kizima. Dukora amasurvey hahandi dukora amasurvey ku buzima usange bw'abantu, bazigama bate, babika bate, ibyo bintu bitandukanye. Twavuga rero ko izi ni za porogaramu zigaragara n'ubundi cyangwa se zishingiye kuri ya nkingi ya mbere twita mindset change. Murakoze rero mu bindi bice nyine tongera dukomeza tuvuga none kuri zindi nkingi zigiye zikurikiyeho n'ibizikubiyemo.